roho nta soni z'ibyaha tugenda twene turabatsinzi muri Yesu nukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we amaraso Yesu ni meza ni meza niyo twozaho ibyaha byacu Yesu we Yesu we yarakubiswe ndetse arabambwa arashinyagurirwa yambika ubusa ku manywa y'ihangu kugira ngo mbabarirwe mfite ideni ryo kwamamaza iyo nkuru ikamenyekana mfite ideni ryo kwamamaza iyo nkuru ikamenyekana urayo maraso meza niho twasize za kamere zacu za kera kubw'akabukire yacu ntitwari kubarwa atwinjiza hera atwigiza hafi y'Imana amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha twakoze yaduhinduye abana b'Imana atugira abana ngo b'amasezerano y'ijuru urupfu twazaniwe na Adamu wa mbere twarukijijwe n'amaraso ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'amaraso y'umucunguzi Imana niyikundaho kwemera gupfira ku musaraba amaraso Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana amaraso ya Yesu ni meza ni meza yaduhinduye abana b'Imana turabayo nta rubanza turabaragwa izina dukirizwamo uretse irya Yesu kandi niwe munara muremure we tungiramo tugakizwa ntarindi zina dukirizwamo we uretse irya Yesu kandi yenewe munara muremure jeje tungiramo tugakizwa niryo riduhesha amahoro niryo riduhesha ibyishimo turabatsinzi iryo zina niryo riduhesha amahoro n'ibyishimo turabatsinzi nuko rero abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho nuko rero abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho izina ry'umwami wanjye Yesu nukuri ndarikunda